Ese Ana, tuzasubira ryari mu kabande gutega inyoni? Ndumva mbikumbuye. Bade, ntuzi ko nyogokuru yatubwiye ko atari byiza gusagarira inyoni? Yego ndabyibuka, ariko tuzajyayo ntitubimubwire. Sha Bade, uri kunshuka, cyakora nanjye ndabikumbuye. Ubwo rero tuzajyayo. Ese ko utaje kudusura ejo kandi wari warabitwemereye? Yego nari narabibemereye, ariko ntibyakunze kuko twari twatabaye kabiri inka ye yari yaguye mu mukoki. Ese gutabarana ni gute, ko no ku ishuri batubwiye ngo ni byiza gutabara bagenzi bacu? Reka mbabwire iyi nkuru rero, muraza kumva icyo gutabarana bivuze. Umunsi umwe umubyeyi Kabagwiza yagiye ku isoko gushaka imineke. Avuyeyo ataha yikoreye igitebo cyuzuye imineke. Ageze mu nzira yumva arananiwe cyane, yigira inama yo gutura cya gitebo akabanza akaruhuka. Nuko yerekeza munsi y'igiti mu gacucu, atura cya gitebo agitereka hejuru y'ibuye ryari rihari, nawe yicara hafi yacyo. Hafi yaho rero hakaba harabaga inkende nyinshi. Zibonye ko afite imineke, zikomeza kumushotora zimuzenguruka. Nuko imwe yurira ibuye ikubita cya gitebo kirahirima. Imineke yose isandara hasi, indi hejuru ya rya buye. Umubyeyi Kabagwiza agira ubwoba, atangira gutabaza mu ijwi riranguruye. Hakaba hari abana babiri buterana bugingo bari baje gusenya inkwi muri ako gashyamba. Nuko bumva umuntu utabaza, baza biruka, basanga inkende zasagariye umubyeyi Kabagwiza. Zibabonye ziriruka. Kabagwiza basobanurira uko byagenze, nuko bamufasha gutoragura ya mineke yose, bayisubiza mu gitebo. Nuko baratahana. Bugingo agenda kimutwaje, arabashimira cyane ko bamutabaye, kandi abasezeranya kuzabibwira ababyeyi babo ko bamutabaye.